MBATA yambara karuvati igera ku birenge, nge najya nambara karuvati igera mu mavi, ubundi nge nkereka nkambara neza birenze bya MBATA. Ubundi nge nitwa DJ bisomane byasonga bisobora riveko, kandi ngaba atari ku rugamba si seka. Munyumvirize neza re Legacy TV ngo subscribe umunyamakuru DJ BISSOSO wo mu mudugudu wa Kimana w'akagari ka Kimana. Yes, TDY is on the mic kuri Legacy TV, the one and the only TV station ushobora kubona ukayikurikira kuri YouTube channel yacu. Niba utarakanda subscribe tubikora nonaha, kandi ntubure gukora comment, share kubera ko bizatuma tugera n'ahandi. Ubu twamanutse twageze muri Southern Province. Aha turi ni ahitwa Icyarwa. Sasa rero tukigera Icyarwa twahuye n'umunyamakuru mugenzi wacu. Reka tubanze tuganire nawe, hanyuma nyuma yaho turaza gukomeza. Aratwika ntiwareba. Bites. Jano. Ndagira ngo ngumwanya mbanza umbwira amazina yawe. Jewe nitwa Tuyizere Jean Dodier. Nk'abantangaza makuru ya Tubura mu rwego rw'akagari ka Kimana. Umva reka ngwereze microphone none wowe mikoro birajyamo. Nushaka gusakuza cyangwa nushaka kuvuga? Jewe ndavuza n'indura ahubwo gusakuza gusa. Itangazo ndimo ndatangaza amakuru ya Tubura ku rwego rw'akagari ka Kimana. Itangazo mfite riragira riti abaturage bo mu kagari ka Kimana ngo umukangurambaga wa Tubura aramenyesha abaturage batararangiza kwishyura amafaranga y'icyiciro cya mbere cy'ibanze. Arabamenyesha yuko rero ayo mafaranga birabarangiza kwishyura aba baturage ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa karindwi, ngo bakishyura ngo batanga amafaranga y'ibyo batumije bimeze gutya. Abishyura ibyo batumije harimo inkoko, ifumbire, ndetse ngo ifumbire, ndetse ngo n'amatara, ndetse ngo mureka nsubiremo muri abaturage. Mureka nsubiremo. Itangazo batumije inyongeramusaruro batararangiza kwishyura amafaranga y'icyiciro cya mbere cy'ibanze, ngo rero kwishyura birarangirana n'itariki 30 y'ukwezi ngo kwa karindwi. Ngo abaturage rero mukaba mwarangije kwishyura ayo mafaranga. Ngo rero mureke mbabwire ku byo mwatumije harimo inkoko, ndetse ifumbire, ndetse n'amatara, ngo n'ibigori. Ngo ibyo rero ngo waba waratumije amafaranga ngo cyangwa waba waratanze amafaranga makeya, ngo ibyo watumije ugahita ubihomba bikaba imfabusa. Ni umunyamakuru DJ BISSOSO wo mu mudugudu wa Kimana w'akagari ka Kimana. Rata bro. Yes bro. Nirindi tangazo mu igira hino gatoya. Ntabwo dushaka kutubwira iby'amatangazo gusa, turagira ngo utubwire iby'itangazamakuru wabigezemo gute. Ibintu by'itangazamakuru mu mudugudu baranoye babona ko mbishoboye, ngo ko mfite ijwi rirerire abanyarwanda bose bo mu mudugudu najya ntangaza bakabyumva. Ubu rero nanjye bangize icyitegererezo mu mudugudu w'akagari ka Kimana. Ngewe ntangaza amakuru mu kagari ka Kimana. None se mu kagari ka Kimana nta mikoro baguhaye? Mikoro ntago barayima, ariko bari kubyigaho ngo hanyuma bami iyo mikoro nanjye njya ntangaza amakuru, nanjye mvuga nezerewe cyane.
ubundi rero ngufite n'izindi mpano zihari usibye kuvuga. Reka nkubwire je mfite impano zihariye nyinshi, mfite kwivugira inka mu birori ahantu habereye nk'ubukwe, wenda ushatse wambaza nkabasha nkavuga, ariko ubundi buriya jewe nabuze inkunga yo kugira ngo nzamuke. Ngaho rero vugira inka twumve. Urumva genda nta kibazo, mikoro irahari. Hari ikintu ngiye buranja mbameraho, nitwa Tuyizere Jean Dodier, ku izina cyane bazi muri Kimana nitwa Bisomane bya Songa, bisomana n'ibishinze amabere, umwana wo kwa Sebitabi Imana, ndi umwana wo kwa Sebitabi. Njewe nitwa Tuyizere Jean Dodier, umwana wo kwa Sebagabo uvuka kwa Nyiramubi, ntangirira ku nteruro ivuga ngo bisomane bya Songa, bisomana n'ibishinze amabere, umwana wo kwa Sebitabi wo kwa Sebicece. Mureke rero mwumve ayo makuru, niho nkura iyo nteruro yo kugira ngo mbwire abanyarwanda amakuru nibwo bayumva neza. Bisomane bya Songa, ngaho imva ivuga ikivugo cyawe cyose ukirangiza, cyangwa reka duhigane nanjye se nkubwire. Ni nyiri umutima utezana utinega ngira inkubiri ku rugamba rosha amaraso gakora amahoro, urw'imbirima ndi intwari ndakotana cyane, uko babyuma niko nabyirutse nyitwa nga kugwabira. Wowe urinde? Nanjye nitwa DJ Mike, bisomane bya Songa, bisomana n'ibeko kandi ngaba atari ku rugamba sinseka, munyumvirize neza re yambara ikibene DJ Mike, bisomane bya Songa, unyegereye neza n'umusange dore ntuhiga ahubwo ninjye ndawurenze. Mwumve rero ibisigo bya DJ ubu ndabitangiye. Bagira gutya ngabambarira bambesha barambesha nguriyongo niruza ruzozijyo, nanjye narabacubije nzazikamira kure, zaziragirira kuri nyana za Bugondo zirangana wangeri. Ngiracumi tumutwe twakaze mpindurika rihindura mu gahindi nkongora y'amacundi kumira ngira cyakumba kumbisha, ngabambarira bambesha barambeshe nguruyongo niruza ruzazijya, nanjye narababwiye nzaro kamera kuri nyana za Bugondo zirangana wangeri. Ngiracumi tumutwe twakaze mpindurika rihindura mu gahindi asabuko n'abakazana bakuganira wangeri. Urampize kabisa ndeme, urandenze kabisa, tujyazana n'utundi shaka kongeramo mfite nk'ijana, ongeramo dore n'ibindi. Undi bamwitera na nyirafaranga utagira uko abayeho. Njewe naje ndi mukerarugendo, ariko Imana yarampaye, ahubwo impaye cyane mpuye n'abanyamakuru. Imana nibaho ubushobozi batembere mu mudugudu, ubundi tubashe kubana twubaka umuco nyarwanda. Ubundi mwa banyamakuru mwe mwari mwaragiye hehera? Okay, ngaho ngwino tuganire. Yego harya ngo witwa? Nitwa Tuyizere Jean Dodier, ariko nkeneye ko bamfasha interuro n'ibisomane bya Songa, niho nkura bya byivugo byose. Bisomane bya Songa, nanjye ndirwanga kugwabira sha. Nakutuwa umva rero nkubwiye kigandura kizi nyamanyira burungi nyo tugiye kugenzeho kuri burungi banange bawulira cyabadala, abasajja bawulira cyabasegera, abakazi n'abasajja baliko wano. Ubundi banza tubwira ubuzima bwawe muri make, ya urinde hanyuma dusobanurire ibyawe wowe ubuzima bwawe. Reka nkubwire ubuzima bwanjye nta witonze tuganire n'abantu barimo kuganira ibyivugo twabifashe twabirangiye. Ubuzima bwanjye ntago mbayeho neza, mbayeho nk'uku nk'abayobozi nyine bo mu midugudu bambwira ngo ni ntanga amakuru bakama ya 500, nanjye iyo nayabonye nibwo mbasha kurya. Urabona n'ikijumba mvuye kukigura hariya, ubu rero n'amafaranga sindishyurwa, ubu batanayanyishyuye nanaburara. Ubwo rero nk'abantu namwe muba mwaje kwegera nk'abaturage, mwajya mureba nk'abantu nkatwe twebwe twakubiswe, ubundi mukajya natwe nyine mutugezaho ubwo bushobozi, natwe mukatuvuganira nk'abantu bari mu rwego rwo hejuru. None se nk'impano zawe wumva zaguteza imbere, urumva impano zawe wumva zaguteza imbere ni nk'izihe kandi zaguteza imbere mu buhe buryo? Njewe nk'impano yanteza imbere, njewe nk'abantu b'abanyamakuru, mu gihe njewe mukambwira ati nk'abisomane bya Songa cyangwa Tuyizere Jean Dodier,
mugahita muvuga ati wenda nk'amafaranga yajya afasha uyu muntu. Urumva ntabwo mbabwira ngo nabaye umufundi kuko sinigeze mba umufundi, ariko nka buriya gihe mukajya muvuga ati wenda munsunikiye n'akantu nanjye nkabasha nko kugira ngo nanjye niteze imbere, nanjye nahita mbona inkunga nanjye nkiteza imbere. Nk'ubu nzi nk'imyuga igera nko muri 3, ndazi kuba nakora radiyo ariko sinabona PS. Ari nayo mpamvu abo bayobozi bambwira ngo ninangaza amakuru kuko bumva ko mvuga cyane, mfite ijwi rirerire. Ibyo nibyo babona ko nashobora. None se bisomane byasonga we, tubwizanye ukuri. Ubundi umuntu aguhaye amafaranga nk'ibihumbi 100 wayakoresha iki? Njyewe umaye nk'amafaranga nk'ibihumbi 100 nashinga ibikorwa ngaho murabona duturiye isoko. Mfite umugore uzi nawe kucuruza, yarize ariko nuko nta kintu nyine natwe tuba twifitiye. Ngiye nk'umugore wanjye mumaye ibyo bihumbi 100, namubwira imirongo agomba kudandazamo, yarangura ibijumba cyangwa akajya arangura ibitoki 3 cyangwa se akarangura ubugari imifuka 2, twabasha kwibeshaho. Ubwo se wowe nyine byagufasha iki mu gutera imbere kw'impano zawe? Nanjye mu gutera imbere kw'impano zanjye kubera nanjye hari icyo mfite, nanjye kubera nakubwiye yuko nzi kwivugira inka nk'ubu ngubu, nuko duhuye nta kantu nabonye, niriwe mu myuka nyine, niriwe mu mwuka utameze, ikirere cyari cyabaye kibi. Nk'ubu ngubu ikirere kirirwa ari cyiza, nkabona n'ibyo biceri byo kugira ngo nanjye mbashe kuba nakwiteza imbere. Nanjye ubuzima najya ndeba urabona nubwo ubukwe bwarangiye ari muri korona, ariko korona irangiye nk'ibyo biceri mbifite najya njya mu makwe, ubundi nanjye nkaririmbira izo nka cyangwa se nkacyuza ubukwe nkoresheje bya byivugo byanjye, ubundi ubukwe bukagenda neza nanjye bakampemba. Ubukwe iyo ubucyuje amafaranga make n'ibihumbi 50 cyangwa 100. Wajya guyakorera se ubukwe korona itaraza? Njyewe ndakubwira nk'ahantu naba narayakoreye hatarenze 2 cyangwa 3. Nacyuje ubukwe hano ku Mukoni bamaye ibihumbi 50. Aho ngaho naho hambere bamaye amafaranga make. Hari n'ahandi hantu nagiye hariya mu Irango nari mfite bosi ndagenda njyanayo, nabwo bamaye amafaranga ibihumbi 100, bosi mama ibihumbi 50, sigarana nanjye 50. None se kuki utayahaye umugore ngo acuruze nyine ubufu nk'uko wabivugaga mukaya? Dore impamvu wahise yanywera urwawe. Icyo gihe ntago nabanaga n'umugore nari ntaramushaka, ahubwo jewe ubu ngubu pe nta kintu nakubeshyaho umunyamakuru. Ubu ngubu nanjye icyo gihe nari narashaka umugore, ariko ubu ngubu noneho mu bwenge ndimo ndajijuka. Uramutse usirimutse nyine noneho ukajya uvuga ibyivugo, tukagutumira no kuri televiziyo ukavuga ibyivugo byawe, hanyuma wahita uba umusitari ukabicamo. Ahubwo uriya munyamakuru wo bita MBATA, njye nahita nanamurengaho, njye nkajya mu rwego rwo hejuru. Njye nahita murengaho kuko njye mfite ibintu byinshi cyane njye ngomba kuvuga birenzeho. Ngaho hita umurengaho. Ibiki yavuze wowe wumva wahita umurengaho? MBATA yambara karuvati igera ku birenge, njye najya nambara karuvati igera mu mavi, ubundi njye nkereka nkambara neza birenze bya MBATA, ubundi nkasobanurira abanyarwanda bose nkabakangurira kwambara agapfukamunwa twirinda COVID-19. Tubikora no mu mudugudu, no mu mudugudu no mu makuru ntangaza ndababwira ngo abaturage nimukegerane, ngo mujye mwitwara neza, nimukegerane, mujye mutandukana, mwirinda COVID-19 virus. None se uzi virus ya COVID-19 bita Delta? Jewe COVID virus Delta ntago nyiziho, ahubwo ndazi COVID-19 yo bita ariko aho nzajya nyoba nawe uzajya unyibutsa. Ubwo ngubwo jewe rero nk'umuntu utuye mu cyaro nkanga ntago nabyibuka, ariko njyewe ujye umenya ko jewe ndi umunyamakuru ariko ntago nkora kuri radiyo. Ukora kuri radiyo yo mu mudugudu, siko watubwiye? Kuri radiyo yo mu mudugudu wo Mukamuhoza, ni cyangwa mu y'akagari, cyangwa se muri radiyo y'akagari. Genda umunyamakuru w'akagari, harimo umudugudu wa Abizerwa, hakazaho umudugudu wa Kamuhoza, Ubwiyunge ndetse n'Ubumwe.
abaturage nabo urabacamo ugenda ubabaza ibyo ngibyo jewe nkora. Se tuvuge ko wenda ugiye kuvuga nyine kubwira abaturage ngo bataha amasaha yo gutaha yageze kugira ngo nyine birinde mu rwego rwo kwirinda icyorezo 19 uvuga ngo iki? Ndashakisha nanjye nkavuga ni gutaha ni saa 12. Ngiye kubivuga rero nta birenze. Abaturage bo mu mudugudu cyangwa se bakagari ka Kimana gutaha ni saa 12. Rero urengejeho iminota 30 urakubitana n'abanyerondo cyangwa se inkeragutabara cyangwa polisi barakwicaza bakujyane muri sitade ku karere ka Huye. Ubundi urahava utanze amafaranga 20,000. Mwabubonye bisomore bya songa rero yabatwikiye mwabyumvise ntako atagira hano mu mudugudu abaye abatwitse ndetse ntako adakora kugira ngo yumvishe neza amabwiriza. Hanyuma ubwo mwebwe nyine aho muri hose mukomeze mukurikire kandi niba wumva wamufasha mu mpano yiwe nakubwira iki nyine hitubikora vuba vuba. Legacy TV. Uvuga ngo subscribe. Subscribe.